Ramaphosa yavuze ati ngo hehe yabasetsa ati hehe ubwo nyine ngo mwari muzi ko nimpora na Paul Kagame ngazaba ari imiriro mwari muzi ko fireworks zigiye kuzamuka ziki mu president 54 ni gute hari ahantu haboneka batandatu gusa muri batandatu president Paul Kagame akaba hari reka mbaze nk'umuturage president watabaye habonetse kuki wawe atabahari numara kwibaza kuki none unibaze kuki Paul Kagame wabahari kuki buri munsi why him kuki we akantu harugiye kumbwira reka ngufashe Tshisekedi yatangiye avuga ko ari u Rwanda rwamuteye yego buriya nicyo gihe yavugiraga ubwo bugambo urimo kumbwira ari kuvuga ngo agashyira nta masezerano menshi twagiye tubona se noneho biza kurangira avuye kwizima yemera kuganira na M23 nibyo biridoha ntabwo rero yagiye kuganira na M23 ari abanyarwanda ubu noneho yemeye yagiye kuganira n'abari abakongomani bari kuganira nk'abakongomani umukongomani ku mukongomani urabyibuka ko ibi bintu mu nama ya Sena Sadek His Excellency yabivuze once Tshisekedi arabemera yego yarabemeye undi munsi akabahakana ubu noneho yarabemeye rero byahise birangira byahise bitunga kuko hari yahise abemera ko ari abakongomani M23 ni inyeshyamba zakoze iki se zakubise bande zabohoye zikubise bande zikubise igisirikare cya leta biroroshye rero ibyo nakubwiraga biroroshye kandi bose n'abakongomani urabyemera FARDC n'abakongomani M23 niki n'abakongomani noneho FARDC ikubitwa na M23 ibakubita harimo na FDLR igisubizo gihari kubwiye ko FARDC itabaho igisubizo cyo guca FDLR no kwirandurana na FARDC igisirikare cya Kongo kikaba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise igisirikare cya M23 babyumvishe wowe cyangwa uri cyo gisirikare ko gihimbiye hano sempa ntabwo ngihimbiye hano wowe ntabwo ngihimbiye hano bwo ni ibintu byinshi mfite mu mutwe ni ibintu byinshi cyane mfite mu mutwe ahubwo mba ngomba kukubwiraho nawe ukamenya buriya M23 AFC M23 bafite igisirikare cyitwa ARC Armée Révolutionnaire Congolaise genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya 1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire hamagara 0783 93 793 Marshal Real Estate iduhaye Saint Valentin. Yes, reka zere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira ku Rugendo Online TV bari mu bice bitandukanye abantu badukurikiye bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mwese ibyo uri gukora byose uri kureba iki kiganiro bigende neza cyane nitwa Gakire Samu bwa mbere nakiriye umuvandimwe Robert Sympathique umeze neza Sempa meze neza nta kibazo nabonye umuntu muri comment ariko Gakire urugendo yararugurishije urugendo nuko nangiye comment nayibonye ndavuga nti no karabaye mwa muntu mwe nk'abantu mwe urugendo n'urw'abanyarwanda Sempa arahari kubera ko afite ibyo guha amakuru yo guha abanyarwanda kandi arahari nko mu rugo ntago ari umucancuro oya ntabwo ndo mu mercenaire jewe ari umuntu nahamagaye ejo bundi turi gupanga ibintu byo gukorana ndamubwira niko dushaka kuvugana nkajya nkwishyura ukuje gukora cyangwa ku kwezi arambira ngo ngiye ntago ndi umucancuro yego ntago ndi umucancuro niba ngo undi ni umucancuro gukoresha umuntu nk'umucancuro wapi wagira ngo azi neza ko bari bumurase ayo nakoreye ejo ngo yambenya arike kuko ejo nshobora kudataha mu cyaro hari ukuntu abantu babyitaga ngo nyakabyizi guhingira umuntu nyakabyizi hari mapatane na nyakabyizi yani gupatana no kuvuga ngo ngewe aha hantu hawe ngewe ndi kubona nahakorera ya mafaranga nduwite ku gihe bizantwara nge nahakorera ya mafaranga ariko nyakabyizi ni ndagukorera umpibyanje ayo umugabo namuraye ku mufuka yego Sympathique turi kumwe nubundi tuzajya dukomeza tuganire tugezeho abantu makuru meza uyu munsi nagira ngo mu gitondo n'ubundi wakoze ku kiganiro kijyanye n'amafoto yari gucicikara cyangwa se video nyuma yuko nyakwa Perezida wa Repubulika agaragaye kuri table d'honneur n'ubundi nkuko buriya bintu
byo guhora tubona umukuru w'igihugu mu nama zikomeye nka ziriya ari kuri pano. Yego. Hari abantu bajya bivuga nk'ibintu byoroshye bakavuga ati n'ubu ni perezida. Uzaba perezida baba bari hariya. Ahubwo se babanje bakabara abaperezida bari ku isi. Nimba ari nk'iyi forum ya Africa Economic Forum. Afrika ni bihugu 54. Mu perezida 54 na bane ni gute hari ahantu haboneka batandatu gusa. Muri batandatu perezida Paul Kagame akaba hari. Reka mbaze nk'umuturage perezida watabaye habonetse kuki wawe atabahari. Numara kwibaza kuki none unibaze kuki Paul Kagame wabahari. Kuki buri munsi? Why him? Kuki we? None wowe nusanga ari urukundo bamufitiye uzabwire n'uwanya ashake igikundira kigure nimba kigurwa. Nusanga ari impuwe. Kandi sempa ibi bintu His Excellency yigeze kubivuga aravuga ngo muharanire kujya kuri table d'honneur. Muharanire kujya kuri table d'honneur. Kwicara kuri table d'honneur. Yego. Ariko kuyicaraho ufite n'icyo uyijyanye ugiye kuyicara naho ntago ari ukuyicara gusa. Atari kugenda ngo ngiye ngo ndahari ngo kuri table d'honneur ndahari. No. Apana kuza kugaragara muri group photo utagize ibyo sharing abantu. Biriya ni ibintu byiza cyane. Twabibonye abantu banatangaye cyane. Si twe twatangaye nk'abanyarwanda kubona perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga ati ntabwo there is no conflict. Azubwenge. Nkubwira ukuntu azubwenge n'impamvu azubwenge. Ariko umuntu wategurira pano n'abazubwenge bose bazubwenge. Bose bazubwenge. Nuko bombi ni ibihangange. Ahubwo reka mbwira impamvu nkubwira ngo Ramaphosa azubwenge. Ubundi mu buryo bwiza. Uwagutsinze umuha akaboko. Uriya modereta nawe afite amakuru ahagije. Yego. Modereta we ntumuzi yanakoresheje perezida w'u Rwanda Paul Kagame ikiganiro gushize bagenda bagira ibyo bakatamo. Njyewe namubonye mbonye ayoboye iriya pano ndavuga nti ese ubu uyu muntu agiye kubaza ku by'iyi nama. Ubwo mugiye kuzana coincidence kuki uriya munyamakuru ari wowe biriya bintu. Kuki ari wabiyoboye? Kuki ikibazo cya mbere yahereyeho abaza ari kiri related kira ni ikibazo isi yose yari ifite n'umutekano wo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ramaphosa yavuze ati ngo yabasetsa ati ubwo nyine ngo mwari muzi ko nimpora na Paul Kagame ngo azaba ari imiriro yari muzi ko fireworks zigiye kuzamuka. Ziki reka mbwire politike ni umukino w'abanyabwenge. Urabyumva? Kandi muri politike habamo gutsinda no gutsindwa cyangwa se success and failure. Failure rero na success buri kimwe cyose kibona wahatanye. Ariko se semba you can't fail without competing. Tuvuge ko you can't succeed without competing. Nituza kuza kuri Afrika y'Epfo. Yego. Tukaza kuri Cyril Ramaphosa. Yaratsinzwe. 7 ntiyatsinzwe rimwe. Niyo mpamvu afite no kuvuga ngo Sankara yigeze avuga akantu keza. Ngo nimba udashoboye kumurwanya mu joining. Nibyo ndi kukubwira nyine. We urabona ko nta kindi kintu na kimwe kirabura yakururetse gwa perezida Paul Kagame akaboko. Kambwira turi umugabo. If you can't fight him you have to join him. He joined. Yarajoined. Yego arangije abwira n'abahungu ati ni mutahe. Kuko nujya gutekereza kuri South Africa ukaza igoma. Ukaza ku ntambara yo gufata igoma. Ukaza kwiraswa ry'ibisasu byagiye biraswa. Yego. I Rubavu mu Rwanda. Bikagwa mu mutaka. Yego. Harimo umugambi urimo ndetse na Afrika y'Epfo. Umva nkubwire. Iriya yari coalition. Yego. Yari itsinda ry'abantu benshi bishyize hamwe, ry'ibihugu byinshi byishyize hamwe. None se reka nkubaza. Kongo, Uburundi, Tanzania, Malawi, harabura iki gihugu?
Afrika y'Epfo kutari kuyishyira Afrika y'Epfo nibihugu bingahe 5 urashyiramo umucancuro ubwo mwihorere ntacyo ahubwo shyiraho umurundi si ibihugu 6 wongereho FDLR ngo nibo bajya imbere ngo nibo bazi kandi sympathie abantu bibuke ko hano hari ingabo zaziraga mu miryango y'ibihugu zibarizwamo yego nimba tuvuze SADC abantu bazi ko byanavuzwe no mu nteko nshingamategeko bavuga ko hari uburyo perezida yohereje abandi basirikari buforode none se ntabwo uzi ko bo muri Afrika y'Epfo uzi ko ku mubare bavugaga bagombaga gutaha haregaga 2,000 bakavuga ngo ni 5,800 hari ibindi 2 bitavugwa ubundi abasirikare ntibabarwa reka mbikubwire neza nago buriya niba kubwira 1,000 uzumve ko bakubwiye minimum baba bakubwiye bake bashoboka mu rwego rw'amakuru yego mu rwego rwo kukubwira ko bahari bakagobwira ko kugira ngo ko hari na benshi bane bakubwira 1,000 uzafata umubare ushaka ngero nabonye ira speech ya perezida wa Afrika y'Epfo nyibonamo ko nyine ya joininze ikipe yamutsinze kuko nukuvuga ngo biba yatari kujoininga ibyo his excellence yaramaze gusobanura yari kuza ari contraire yabyo cyangwa ati kuko mbere yuko bakiri kutukoresheje iryo jambo ngo yari kuza ari contraire yari kuza no uziko we ushaka utabizi na cyangwa utabyumvise yavuze ngo ukunje kuvuga sinje kunyomoza ibyo perezida Paul Kagame avuze njenje gushyigikira ibyo amaze kuvuga nibyo ndi kukubwira none se ari hara muri Kongo ingabo ze zihara muri Kongo yari kubishyigikira zitaratsindwa na nubu ntarabihonoka sha mwihorere we mushinyagurira ubu se yari yahonoka kuba yarazohereje yari yabikira ariya Zadeke nta nubwo barataha bose sha wabyihore yari yabikira nagira amahirwe bazagera mu rugo ntibagire icyo bamubaza ahubwo mba nkwibwirira akantu bamarimo ko nabonye bataba bamworoheye mba nkwibwirira akantu yatsindiwe muri Kongo urabizi uburyo igihugu cyamwatatse kugeza ku nteko ishinga amategeko bagatanga ibisobanuro na n'ubu bitarumvikana cyane kubera abasirikari bapfushije abasirikare abandi bakuyeyo amaraso mashya abandi basiga amaraso uvuga ngo hari abasize bateye inda abandi bacyura inda byari vanze batsinzwe mu buryo burenze bumwe kuko no mu buryo bwa discipline baratsinzwe noneho icyo gihe nshaka kuvuga nuko buriya Cyril Ramaphosa nka South Africa nk'igihugu gikomeye yanze kwiteza isi n'abaturage be noneho yanatangaje ko we na perezida Paul Kagame ngo bavugana kenshi gashoboka abantu badashobora gutekereza ngo cyane cyane ku murongo wa telefone rero ya bintu biraza kwakirwa gute na bamwe bo muri Afrika y'Epfo nibarire bihanagure cyane cyane warabyumvaga ama speech ubwo nari mvuze mu kanya uwo bita baramuzi Marema imbanyi mu bya politiki Julius Marema mudomo urani mudomo sha urani mwenye mudomo mrefu ariko umenye ko abantu bo muri Afrika y'Epfo baramu no mudepite ufite n'ishyaka ntago yoroshye umva rero nkubwire ni impirimbanyi oya uriya we niyo uvuze Kagame ntabwo abasha kubyakira neza yarahabutse ariko ikintu namuvugaga huriya mugabo mbere yajyaga avuga ati the president of Rwanda ni umwe mu bantu bari before yuko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo itangira abantu bazajye kumva speech za Marema noneho bumve na kiriya gihe bikimara kuba yarabanje yataka perezida wabo avuga ko hari uburyo yoherejemo ingabo hariya zijya gupfirayo mu buryo budasobanutse yego arongera zaba abantu bumvise speeches avuga kuri his excellence ariko zirimo mugani wawe nko kuvuga ngo hari ukumutinya hari no kubona umuntu nyine yakoze ibintu utari gushyikira neza by'indashyikirwa umva gakirere kambwira akantu abantu benshi kuri iyi si cyane cyane abanyafurika bamwe na bamwe bakeneye recognition ya perezida Paul Kagame na attention ye hari benshi bakeneye ko abavugaho ibaze inkuriya irampirimbanyi perezida Paul Kagame ntabwo avuga ku mpirimbanyi none se ubu wabona ko afite speech akavuga kuri Julius Marema
aba yatavuga kuri hakurya hariya y'Akanyaru arajya kuvuga ku muntu witwa abandi bajya bigamba ngo ibyo mu Kirundo ntago y'umuzize kajya yigamba ngo ibyo mu Kirundo shabyihorere byihorere udashinga ntabyina kandi mujye mureka gushinyagura ariko kare numvishe ibyo bari gusobanura kuvuga ati kubera iki batabatumira nanjye kuko mbitekerezo nkura recall ndavuga ntari kuko mu myaka yose yahise ubakeneye kuri table d'honneur n'ukuri basi bazabahemo umunsi n'umwe reka nongere ngiye icyo mbwira abantu kwitwa perezida byonyine ntibikwicaza kuri table d'honneur no mu baperezida habamo underground uyoboye igihugu listen to me bro mu baperezida habamo high class middle class na low class aho ntabwo wowe urabyanga cyangwa ubyemere ubikunde cyangwa ntubikunde ariko ubyemere aba presidents bari classified depending on their potentials abilities actions thoughts and their intervention sure aho turi kumwe gatanu kabisa hari muri aba perezida ubona iyo havutse ikibazo hari abatekerezwa ko bari buze ko bari kuri table d'honneur iri buze kubishaka igisubizo cy'umugabane nibyo nenge kukubwira byarenze kuza gusubiza ibibazo igihugu cyawe gifite biri kuba bakubaza ati Afrika twakora iki kugira ngo duhandoringa ibibazo kugira turike tujya gukemurira ibibazo wumvisha uriya munyamakuru ukuntu yabajije ati Nairobi process Rwanda process yarafeirinze ariko tubona Doha Washington yego tubona byo nuvuga ko ibibazo byacu muri Afrika tudafite ku ubushobozi bwo kuba twabikemura ariko bamuhaye igisubizo we ariko mana hari ikintu sempa njya mvuga twambaye ikirezi twambaye ikirezi nongeyeho ko ibyago by'amahanga turabizi ko kera ubundi nabuze umunyamakuru n'umwe uzi kubaza ushobora kwicara akabaza His Excellency Paul Kagame ikibazo nyine nkumva ko akimubaje wenda ukumva ntabwo nyine muhaye right answer kankubaza akantu kuri wowe ari umuntu uzi kubaza neza n'umuntu uzi gusubiza neza ninde w'agaciro kuri wowe uzi gusubiza uzi gusubiza cyane okay ngiye kuri nje ariko ntabwo rero abanyamakuru bazi kubaza neza babuze bahuye n'umuntu ufite ibisubizo none icyo kintu ntabwo kizwi n'abanyamakuru gusa kizwi n'abandi baperezida bagenzi be y'ikibazo kivutse baramuhamagara ngo dushaka igisubizo ejo bundi Maxime Prévost minisitiri w'abanyamahanga w'Ububiligi yaherutse mu Burundi abwira Ndayishimiye ngo umwe tugiye gufata Burundi tubushyire kuri stage nziza ku ruhando rw'isi mwicare kuri table d'honneur my dear zina nini ryarya zitabazizi ni nabo bwabo ntibayiriho iyo table d'honneur none ntibayiriho let me tell you something muri cya kiganiro cya kare niho navuze ngo ntabwo table d'honneur bayicazwaho no kuba wiswe president ari nayo mpamvu abaperezida bari classified hari umuntu uri perezida ariko ufite calibre atarageraho oya ibyo ngibyo byo ni bya bindi bavuga ngo hari ukuntu umuntu avuga ikintu ukavuga ati bataweza kweli ataweza ibi bintu bazabishobora kubera ko nk'ibyo yavuze ubwo wenda ni kwa kuvuga ngo urabona barafeilinze Ububiligi bwarafeilinze kandi ahantu busigaranye ho kuba bwaganira bwajya mu gihugu bakabakira bakaganira cyane ni Burundi ni Burundi ubu koko uri Ububiligi Nereka muri Kongo bari kugenda ukabuzi ko babaye logged out yego none reka nkubaza ubaye uri igihugu nk'Ububiligi cy'Iburayi ukabuzi ko none ku mugabane wa Afrika uramutse ugiye muri Afrika umuntu wakugururira yishimye ari Burundi ariko uri Ububiligi
ushatse ntiwakongera no kugaruka muri Afurika waba wasebye waba wanarangiye si muri Edeni se si muri hehe Edeni i Burundi naringize ngo urabihakaye bivuze ngo ababirigi baza mu Burundi nk'abaje muri Edeni baje muri Edeni wow Burundi ni muri Edeni ya ntubihakane ubwo nyine ububirigi babuje guhaha mu Burundi babuje muri Edeni kurya imbuto se ese mpa wabonye Perezida Donald Trump Idoha cyangwa muri Arabia Saudite muri Arabia Saudite yakiriwe neza cyane abandi bati hariya ni ukuvuga ngo ubundi biriya bihugu byo mu Barabu ni nk'umwana Amerika n'umubyeyi duvuga ngo Trump ari muri tour muri Middle East ariko hariya muri Middle East USA afite ihaba mu buryo bubiri ihafite inshuti magara kagira n'abanzi nka Iran ntabwo barebana neza ariko wagera Qatar wagera Arabia Saudite ukabona bameranye neza ibyo bishatse kuvuga iki Amerika muri Qatar irisanga ngira ngo babonye ko bamubahaye Trump impano y'indege ya miliyoni 400 z'amadolari niko gaciro k'iyo ndege urumva iyo ndege urumva iyo ndege ubu ari muri Arabia Saudite ibyo bihugu byose na Amerika yo muri Aziya hariya rero ari kujya kureba uko hameze imbaraga bafite naho baba bafite intege nkeya kuko bagomba kuba strong kugira ngo Amerika ibashe kugira ijambo hariya muri kariya gace iyongera ikomere ibe great again ibi byose bihugu bimwe namwe ishaka kongera gukora ibi byose Trump ari kubikora kugira ngo Amerika ibiri mu nguni zose z'isi hariya rero wumve ko yo hameze neza Amerika ibitekanye cyane nibyirimo hariya kandi Amerika ifite n'undi mugambi kuri Iran utarasobanuka neza kandi Iran bakaba barebana yingwe ubitindeho yego aho haraza kuva igisubizo cyane ariko Trump ni umunyadukoryo Trump bamwe bati buriya hari umuntu mukare wari kumbaza ngo kubona Trump akunda Afrika ndavuga ne ku cyanjye giti at least kuko nta nundi wagiye mbone ayifitiye urukundo rw'ijwe namvuge ngo byibuze uriya ariko we nta bantu ari bivugana reka nkubwira ka ibyo komokaga muri Kenya abantu bari bizeye ko Afrika zahindura igitangaza niwe warangije Kadafi reka nkubwira akantu buriya hari ukuntu abantu babona ibintu biba bitandukanye cyangwa se abantu bakumva ibintu ku buryo butandukanye kankubaza umuntu agucumbikira yarasanzwe agucumbikiye saa sita z'ijoro akakwirukana nta n'ahandi wari ufite ujya reka tubare ko iryo joro warara hanze kuko agutunguye ariko ukibiwe wari uzi ko nta handi wabona aho kuryama ariko aramutse akwirukanye utekereza ko wamara amasaha 48 utaratekereza ubundi buryo waryamamo ubwonko bita bukora ushaka ibisubizo byihuse ineza ya Trump rero ubundi ishingiye kuki kucyo abantu bakunda ubuhake bita turashize turapfuye baturekuye twapfa Trump arakubwira ngo njyewe ibyo by'impano mwebwe abantu muryamye ku mpano ubuzima bwanyu mwabushingiye ku mpano njyewe noneho nzikuyeho ibyo by'inkunga mbikuye by'ubusa mbikuyeho noneho niba muri abapfa nimupfe ariko utekereza ko uwo mwanzuro ushobora kugira impact z'akanya gatari kugatanga ibisubizo birambye reka nkubwire umuntu mwiza ku isi uruta abandi ku isi umuntu w'agaciro kurusha abandi no umuntu muri we uzana igitekerezo cyahindura ubuzima bwa benshi niyo muntu ufite agaciro kurusha abandi nimba Trump ashobora guhagarika inkunga
abaperezida bose bo muri Afurika bagahita bashaka igisubizo cy'ikibazo kivutse ako kanya kikaboneka. Bivuze ngo niyo batekereza mbere baba barabwiye Trump atihagarika ibyo bintu byanyu, atarabyihagarikira twakwibonera igisubizo. Yahagaritse USAID. Urabona cyane cyane ibi bintu by'inkunga ya Trump niyo byazanagamo n'imiti yo kugabanya ubukana bwa virusi itera sida. Mu bayifataga hari wari yapfa ngo yawubuze. Reka ahubwo se hari n'ugeze umenya ko ibyo bintu byageze ibisubizo byahise biza cyane. Byavuye hese? Byavuye muri twe. Bivuze ngo hari n'ibisubizo twifitemo tudashaka gukoresha kubera ko twizeye iby'ubusa, ibyo bizava ikantarage. Buri abantu benshi bajye babyumvira mu kwesha agaciro. Kare navuze nte nimba u Rwanda turi kuri 70% kwishakamo budget ingengo y'imari y'igihugu, kwirya kuri bari abantu bashatse kutuzamuraho umutwe tubakeneyeho 30%. It can be possible. Birashoboka cyane. Mu Rwanda umuturage niyo resources. Nubundi mwumve ko nubundi twebwe imbaraga z'u Rwanda no umunyarwanda. Bitandukanye n'umuntu ukiri kwishakamo 90% y'ingengo y'imari. Sure. We kanongere nsubiremo akantu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cya kabiri ku isi gifite ubutunzi kamere munsi y'ubutaka bwinshi nyuma y'Uburusiya. Kiri mu bihugu 5 bya nyuma ku isi bikennye. Ibyo bintu rero uzi biriya birombe byose ujya wumva bavuga by'abazungu. Hirya yabyo gato ku kilometero kimwe n'igice n'ahandi inzu ziba zihaba n'inyakatsi. Ayo mu mashyamba. No kuvuga ngo umuturage wa hariya nta kintu na kimwe kizazi. Ubwo butunzi bwa Kongo nta kintu. Wabonye ko ingabo za SADC ahantu zabaga mu bambiro hari mu nzu z'imbaho ziraho mu bibuye. Can you guess? Bari hariya ntago ndurundi se bari guhita bahubaka kandi ariko hari hasanzwe niko hari hasanzwe hakandi buri hari ngo hari hameze neza. Icyo rero nshaka kuvuga abantu nibwo bukungu bw'igihugu kurusha ibiri munsi y'ubutaka. Ese kubera iki buretse utatera ko hari ngaho hantu hamabuye waruvuze kuri Kongo, kubera iki iyo urebye amabuye ya Kongo ukareba ibihugu by'i Burayi ukareba za Amerika ubona ko ari bo bantu bafite benefit iri hejuru, bafite inyungu iri hejuru cyangwa se bacukura amabuye menshi hariya. Ntago twigeze twumva Kongo n'umunsi n'umwe ivuga ngo baducukurira amabuye, ababirigi baducukurira amabuye, aba Fransa, abanyekanada, ntago twigeze twumva n'umunsi n'umwe babirekarama. Yego. Ariko M23 iri kurwana n'abakongomani bari kurwanira uburenganzira bwabo. Kongo irabwira isi yose ko u Rwanda ruri kwitwarira amabuye. Yego. Ibyo bintu ubundi bimpeho ubusobanuro gato kuri ayo mabuye ajya mu bindi bihugu buri munsi kandi noneho nta n'inyungu mu kanya wari wivuze bisigira umwene gihugu. Abene gihugu barakennye, nta kintu na kimwe. Nanabonye n'abantu benshi bari kubitekerezo ejo bundi ku buryo mu bikubiye muri ari amasezerano. Yego. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ntabwo u Rwanda rugiye kubaka uruganda rwo gutunganya amabuye. Uruganda rusanzwe ruhari. Rumwe se zo gutunganya amabuye, zo kongerera amabuye y'agaciro kuyatunganya no kuyongerera agaciro. Akagiye yajya hameze neza batayatwaye ari ibintu uza byo kujya gutunganya. Ariko nkibaza kubera iki ibi bintu bije ubu kandi no kuvuga ngo nubundi icyo gihe mbere M23 tari yarwana ayo mabuye n'ubundi harayazanwaga hano akatunganyirizwa ari n'ay'abayobozi bo muri Kongo. Abayobozi ariko ntago bigeze bavuga, ahubwo ntago basobanura ayo mabuye aza mu Rwanda yo muri Kongo. Tshisekedi yavuze ko azana moto. Anyeze ubwo aya mwazana moto. Azana moto. Urakubyumva? Kandi warumva bavuga ngo hari n'umuntu na moto nimwe twafashe itwaye n'ikiro kimwe cy'amabuye y'agaciro aje mu Rwanda. No kuvuga ngo kubera ko kira gihugu reka mbwira akantu. Kongo yari ifite ikibazo. Yari ifite amabuye y'agaciro itazi kudilinga. Itekereza ko
izagenda igakorompa isi ikayereka amabuye y'agaciro ya Mirenge ariko ikagenda yitwaje u Rwanda yerekana ko u Rwanda nta mabuye y'agaciro rugira. Noneho yari izi ko ari ibintu isi yose izahita yumva, izahita ishega, igahita ko imwumva ikamusanga, kubera yuko we yumvaga ko amasoko u Rwanda rufite direct azahita ava ku Rwanda ajya kuri Congo. Ntabwo yumvaga ko habayeho deal na procedure. none se yasizeho ibirombe bingana gute ahamagara ngo abantu bashaka kumukiza M23 baze? Kugeza ubwo nanabwiye Amerika ati dore ku meza dore amasezerano y'ibirombe muze mutwara ariko munkize. Ahubwo nyanibaza kubera iki Amerika itabyemeye. Ibiki se itemeye biriya birombe yabahaga ngo baze bacukure kugira bamukuriremo bamusubirize inyuma. M23 yavugaga ko urabona nuvuga ngo Congo hari ibintu bijye akantu ugiye kumbwira reka ngufashe. Tshisekedi yatangiye avuga ko ari u Rwanda rwamuteye. Yego, buriya nicyo gihe yavugiraga ubwo bugambo urimo kumbwira, ari kuvuga ngo agashyira nta masezerano menshi twagiye tubona se. Noneho biza kurangira avuye ku izima yemera kuganira na M23 nibyo biridoha. Ntabwo rero yagiye kuganira na M23 ari abanyarwanda. Ubu noneho yemeye yagiye kuganira na bari abakongomani, bari kuganira nk'abakongomani, umukongomani ku mukongomani. Urabyibuka ko ibi bintu mu nama ya Sena SADC His Excellency yabivuze once Tshisekedi arabemera. Yego, yarabemeye, undi munsi akabahakana. Ubu noneho yarabemeye. Rero byahise birangira, byahise bituma kuko hari yahise abemera ko ari abakongomani. Akibemera ko ari abakongomani rero propaganda yari afite ku isi yo kuvuga ngo n'abanyarwanda bite binashimangira ngo n'u Rwanda rwanteye, yahise iva ahubwo nta Rwanda rwamuteye. N'abakongomani basubiranye. Umunsi yemera kuganira na M23 ni nawo umunsi isi yose buriya yahise imurangiza kwemera ibiganiro, kuko ikitwa Rwanda ni naho none uri kubona ibintu byananiranye kuko nta nama nimwe ishobora gutanga solution ivuga ngo M23 nive no Kivu na Sud Kivu. Already ce sont des Congolais. Yego, ils sont en train de converser avec uburyo ba gouvernement ya Congo bonye nubwo bari kwishaka mu igisubizo hagati yabo. Igisigaye rero ni iki? No gutuza bagaturana. Ariko mfite ikibazo. Yego, bagiye mu biganiro nabyo biri kwanga, babongereye icyumweru kimwe nibanga kumvikana bifatira imyanzuro. Ibi biganiro abantu babyumve neza bitandukanye n'amasezerano Rwanda rugiye gushyira. Icyo nshaka kugira ngo abantu bumve neza, ibiganiro bya Doha ni ibiganiro biri guhuza abakongomani gusa, ni guverinoma ya Congo na M23. Ibiganiro bya Washington ni ibiganiro byo kugarura umwuka mwiza n'imikoranire hagati y'u Rwanda na Congo. Ari byo birimo uburyo amabuye yo muri Congo azajya naho bizarangiriza, kuko umunsi basinya ayo masezerano Amerika izahita isinyana amasezerano ku bijyanye n'amabuye y'agaciro na Congo, nirangiza inasinyana amasezerano nanone n'u Rwanda, birangire. Ariko akabazo kamwe, ibyo bagomba kubigeraho n'ikibazo cya M23 na Congo idoha cyarangiye. Ikibazo cya M23 na Congo kuri wowe mu ijisho ry'umunyamakuru umugani wawe ngo mu mboni zawe urabona ikizangira gute? M23 ntabwo iza withdrawing ingabo ngo igaruke inyuma itanga ibice yafashe. Ibyo bintu ibuka akantu gato. None turi kuvugana M23 ni iki? Ni bande? M23 nge mbona ari igihugu. Ni bande? Ni bande? N'abakongomani. Bari hehe? Bari wabo muri Congo. Umva nkubwira akantu se gakomeye. Ntabwo uzi ibintu Congo yajyaga ivuga ngo twebwe ngo souveraineté na territoriale, ngo ntidushobora kwemera ko Congo ivaho na santimetero imwe y'ubutaka. Byarangiye se Tshisekedi ari kuvuga ngo ahubwo ngenda nabishyigikiye. Baramubwira ngo Congo yafasha agace kavuga oya mva mbwira akantu ngenda nabishyigikiye. None se ubundi santimetero y'ubutaka yava kuri Congo ikiyomeka ku Rwanda ko nyende umunyarwanda? Nese bibwira ko hari na santimetero nimwe y'ubutaka yava kuri Congo ikiyomeka ku Burundi? Hari nimwe se yakwemeka kuri Tanzania? Mbwira akantu ahubwo ikibazo cyakemutse nta na santimetero nimwe y'ubutaka ya Congo igiye. Mbaza uti gute? M23 ni bande? Abakongomani. Aho bari ni hehe? Ni wabo muri Congo. None se ubwo hari na santimetero nimwe y'ubutaka yagiye ya Congo? Ubwo kubasubiza inyuma babajyane hese? Babajyane muri Sabyinyo? Muri Sabyinyo mu Kirunga? Bunaga naho ni muri Congo. Bunaga na se ni mu Rwanda? Muri Congo aho batangiriye. None se ubwo urabyumva hose urumva ari hehe?
harya mbere n'ubundi bemera kurambika intwaro hasi 2010 na 2003 bari barabarashe bita bamwe bagiye bajya abandi bagiye bajya baratatana uranyumva neza icyo gihe ndimo nshaka kukubwira ni iki ngiki ubu nonaha waba uri kubajyana he waba uri kubatuma ese reka nkubaza ko mu masezerano harimo ko n'impunzi zigomba gutaha M23 nitumye impunzi zemererwa gutaha nabonye abana bari gupostinga ngo baretse mbwira akantu M23 nitumye impunzi zigiye gutaha none bo zari zaje zihunga iki ibyo zakorerwaga none M23 nibikemuye none abatumye bagiye gutaha bo baragenda babareke bongeye basiga muri wa muriro bamwe batahe abatumye bataha bahabako biologique turi mu gihe cyo gukoresha ubwenge none se niguma hari koresha logique niramuka igumye mu bice yafashe yego Kongo izitwa iki izitwa igihugu kimwe izitwa igihugu kimwe wari wumva bavuga ijambo ritari Kongo ubwo bizaba buretse mbwira akantu wari wumva biyita ikindi kintu kitari Kongo oya ni Kongo mon pays Kongo ni ndimbe igihugu niyongiye umva akantu rero n'abakongomani yego bari wabo muri Kongo ariko bateze umutego leta yabo kugeza ubu twavuga ko leta ya Kinshasa yafirenze kugeza ubu n'abakongomani weburetse gato n'abakongomani batemera leta iriho bari kuyirwanya banayambuye ubutaka bayiteza agatego nitabumva bagiye mu biganiro by'amahoro biri butanga iki kari cyo kibazo mfite biri butanga iki ubona mu mboni zawe igisubizo cy'ibiganiro biri hagati ya M23 na leta muri politike twebwe tuhita tubigira nende ufite turufu komeza ibiganiro M23 izajyana yo ingingo zayo M23 cyambere ifite 10% y'ubutaka bwose bw'igihugu ifite ubutaka buruta Rwanda inshuro 6 M23 cyane cyambere kubijyanye n'igisirikare byagaragaye ko igisirikare cya M23 kirusha imbaraga cya leta cyane sinjye leta ubwo yatsinze aho yamaze kwigarurira ndavuga M23 yatangiye kurwanya ruswa yakoze imihanda isuku yatangiye imihanda yashyizeho inzego z'ubuyobozi reka nkubwire nimba uwarakurikiye aya makuru neza hari umuntu witwa Dr. Ronnie Jackson hari n'undi witwa Masadi Bulos abo hari ibintu bagiye bavuga mu byo bagiye bahurizaho nuko Amerika ntishobora gukorera ahantu hatari amahoro that's one ngo bibaho two ntishobora gukorera ahantu hari ruswa let me ask you something nimba ari uburasirazuba bwa Kongo leta ya Kongo yifuzaga ko Amerika ijya gucukuramwe amabuye y'agaciro icyo gice leta ya Kongo ikaba yaracyambuwe na M23 habayeho imbaraga bikaba bigaragara ko kondisiyo Amerika yifuza gukoreramo zirimo amahoro n'umutekano no kubaho ahantu hatari ruswa M23 iri kubyubahiriza leta ya Kongo yari yarabinaniwe naho isigaranye na n'ubigenzura biracyaharangwa mbabariro mbwire Amerika iraza irwanye M23 yazanye ibyishaka cyangwa irareka leta ya Kongo yananiwe kuzana ibyo Amerika agombaga gukoreramo yanatsinzwe Amerika izakorana n'abantu n'igisirikare kidashoboye cyangwa izahitamo gukorana n'abakomeye ibyo bintu ndabyumvije na kwijana nge ndi kwibaza Kongo izaguma hariya ifite iriya yose ni Kongo M23 iri muri Kongo mu bice yafashe igume aho iri badahuriza ku mugambo umwe badasenyera umugozi umwe ikiriho ibyo bintu bizitwa iki ikiriho hari igice kimwe cya Kongo kigenzura naba ari Kongo kubifata cyangwa bibe nka ntuza nka Zanzibar na Tanzania ahubwo zanano bita Somaliland bazakora ahantu uzita Somaliland ahiyomoye kuri Somalia nta kirwasuzi cyitwa Taiwan ubwiye neza abakivu leta ya Kivu turabitegereje ahubwo ngiye icyo ndi gushaka kukubwira hari inzozi abantu bakwiye kurekera kurota n'uwazirota agakanguka atazitararangira kuko zidashoboka ikintu cyitwa M23 they are there to stay barahari kuhaguma icyo cyo nta n'ugihakana ahubwo ikibazo n'ikimenyimenyi ibuka ingabo zose zari zaragiye gufasha leta ya Kongo zose zarawithrowinze barasigaruye bivuze ngo mu nzira y'igisirikare
leta ya Kongo yamaze kwemera ko bitakiri gushoboka, hasigaye inzira y'ibiganiro. Tujye noneho turebe no ku nzira y'ibiganiro. Ubu nonaha hari inama ku isi ishobora guterana ikaza kurangira ifashe umwanzuro umwe uvuga ngo M23 go back. Baje kare byo mu kanya wari rukumbwiye Honest. Ariko se nimba hano M23 wari uri kubivuga mu kanya yatangiye gukora imihanda. Yego. Ifite gahunda z'isuku nuko numvishe. Yatangije banka. Nabonye abakongomani hari gahunda bagira bita Salongo yo gukora umuganda. Salongo ni umuganda wa buri wa gatandatu kugera saa 9 za mu gitondo kugera saa 4. Nabonye bamwe bavuga ati angalia sasa abanyarwanda batangiye ibintu bitu bya usafi wana. Ati twebwe ibintu by'isuku ntibyabaga hano. Listen to me, makana batoye. Wabyumvise ko ikibazo ari abakongomani bafite ikibazo mu mutwe. No kubazanira isuku ni ikibazo. Baravuga ngo dore ngo nibyane by'abanyarwanda. Donc ibyamiganda. U Rwanda rwazonze Kongo kugeza no kwisuku. No n'isuku y'u Rwanda abakongomani ntibayishaka iwabo. Donc abakongomani barishakira umwanda. Ntabyo bakeneye. Ariko rero nta reka nkubwire. Uriya nta muyoborwa mubi ubaho. Iteka ryose umubi birangira ari umuyobozi. Yego kubera iki abaturage bari innocent. Kubera iki abaturage n'abantu bari aho ngaho berekerwa muhamahoro icyo gukora bahabwa order icyo gukora. Bivuze ngo nimba umuturage atari yaratojwe isuku kuva mu bwana bwe cyangwa se kuba yatura ahantu hari isuku akaba atangiye kubibona ku myaka 25 gutyo ni nko kugorora ikijumba gihita kivunika. Urumva ko ikijumba burya wihaye ibyo kukigorora kiravunika rwose. Birafata igihe ariko gufata umuntu w'imyaka 25 ntabwo bari bazanabyumva. Buriya M23 hariya izahangana na new generation, abana bato y'imyaka 2-3 nibo bazakurira muri kiriya kintu cy'isuku. None ko hari ibintu bimwe na bimwe byari bilinkinze cyangwa byahuzaga utuduce M23 yafashe na Kinshasa bakatinze. Ubu se abana bari muri utu duce M23 yafashe bazajya bakora ibizami. Mbabwira akantu gato nubwo amashuri yongeye gufungura. Ari ibintu umuntu atarwana nabyo, ari n'ibintu umuntu ataburana nabyo. Nimba muri mu bihe bidasanzwe mugomba kubaho mu buzima budasanzwe. Nimba muri mu bihe by'intambara mugomba kumenya ko mutari mu bihe by'amahoro. C'est tout. Wowe ushaka kuzana abandi bari mu ntambara bari kubohora ibiboshye bari gushaka umutekano ukazana imiteto ngo ibyo ntabwo biba biriho. Ibyo nukuvuga ngo nimba igihugu kiri mu ntambara banza wakire ko muri mu bihe bidasanzwe. Mu bihe bidasanzwe umuntu abaho bidasanzwe, umuntu agakora bidasanzwe. Ubwo icyo gihe nyine nta gisanzwe kiba gihari, muba muri gukora mu buryo bushya. Yego semparika tugane ku musozi ariko mbere yuko dusoza toujours FDLR. FDLR buriya u Rwanda rukwiye gushimira M23. One twagiye tubona FDLR zimwe zafashwe. Yego zose zafashwe na M23. Ariko wongere ubuke ko FDLR ni n'umwanzi wa M23 bikaba n'umwanzi w'u Rwanda. Niyo mpamvu nyine ibiguryo uri kubyumva ariko kuba ari umwanzi wa M23 ku buryo M23 iri kurwanya mu banzi rwanya harimo na FDLR. Niyo mpamvu ikibafata direct ni wabo. Ariko bamwe bati Tshisekedi afite gutanga FDLR. Yego n'abavuze umubare yavuze ko ngo ari 750. Ariko umuntu akibaza FDLR ubu ziri kurwana ubu abenshi n'abana bavutse nyuma ya jenoside. Yego abenshi n'abana bonse ingengabitekerezo. Abenshi n'abana bakuriye mu ngengabitekerezo. Yego abo n'abantu baragiye bamwe bafata training mu gisirikare cya Kongo. Baba basirikari ba Kongo binjizwamo banagira ibyo bahabwaga nk'ibyangombwa. Abo bantu kubatora muri FARDC ibyo bintu ntago bigoye. Uzi ikiza gihari FARDC ntibaho nicyo kiza gihari.
FARDC ntago ibaho FARDC ibaho FARDC ni igiki ni igiki oya FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 kabiki M23 ni inyeshyamba zakoze iki zakubise bande zabohoye zikubise bande zikubise igisirikare cya leta biroroshye rero ibyo nakubwira kabiri kandi bose n'abakongomani urabyemera FARDC n'abakongomani M23 ni iki n'abakongomani noneho FARDC ikubitwa na M23 ibakubita harimo na FDLR igisubizo gihari kubwiye ko FARDC itabaho igisubizo cyo guca FDLR no kwirandurana na FARDC igisirikare cya Kongo kikaba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise igisirikare cya M23 babyumvishe wowe cyangwa uri cyo gisirikare ko gihimbiye hano sempa ntabwo ngihimbiye hano wowe ntabwo ngihimbiye hano bwo ni ibintu byinshi mfite mu mutwe ni ibintu byinshi cyane mfite mu mutwe ahubwo mba ngomba kukubwiraho nawe ukamenya buriya M23 AFC M23 bafite igisirikare cyitwa ARC Armée Révolutionnaire Congolaise icyo ngicyo cyumve neza ntago barakimurika kirahari kiramuritse kiri hanze Armée Révolutionnaire Congolaise nicyo gisirikare cya M23 icyo nicyo kizayobora igikuriwe nande umugaba mukuru wacyo ni Sultan General Sultan Makenga yego nibyo ndi kukubwira nibyo buriya M23 muri yo yifitemo igisirikare cyitwa Armée Révolutionnaire Congolaise ari nabyo ndi kukubwira ngo Amerika buriya none nakubwiraga Amerika mbwira ni Amerika ari gukorana ari hagati yayo FARDC yakubiswe na ARC kandi yo nimba Tshisekedi yarapropozaga kuyereza muri Nord Kivu na Sud Kivu hakaba ari kuyoborwa n'icyo gisirikare cya ARC none kandi urabizi Amerika yo ntabwo igicukura amabuye y'agaciro nka leta Amerika ikoresha company ziri private z'abaturage b'abanyamerika bivuze ngo ntabwo Amerika ishobora kuzana ingabo za leta kuza kurinda abaturage ba Amerika bari muri business yo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. What is to be done is this: M23 bagomba kwizeza Amerika umutekano w'abaturage bayo bashobora kuza gucukura amabuye y'agaciro, Amerika igakorana na M23. Ese ndreka nkubaza nonaha ufite deal ushaka gukorana na ushaka gukorana na Kongo mu gace gafitwe na M23 ari ukujya kuganira na Tshisekedi no kujya kuganira na Corneille Nangaa, waganira nande? Naganira na Tshisekedi kuri deal yo muri Nord Kivu na Sud Kivu. Oya, ahantu atageze ikirenge. deal ya Kongo nkubwiye mu bice M23 yigaruriye ugiye kuganira ugiye kuganira na kuko bivugwa ko nibi bikorwa remezo bihari iyi mihanda iri gukorwa bafite abafatanya bikorwa kandi ni bimwe mu bihugu icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki. Ntabwo none wajya kugira ikintu ukorera hariya muri Nord Kivu na Sud Kivu ujye kudiringa na Tshisekedi kandi nawe ubwo atahageze ikirenge. Nusi umuntu utageze ikirenge ahantu wajya ndakurahiye afite ikiseho ubwo aho ngaho. Ese wari uzi ko ari kwa nyirabukwe? Uzi ko batagera kwa nyirabukwe? Yarabimuye nta kibazo. Nimba yarabimuye se byahabujije kubi wabo w'umugore we? None se ubu byabujije hariya kubi wabo wa Vital Kamere? None se ibyo ngibyo birenze ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage by'impunzi ziri mu Rwanda n'abandi bari muri Amerika bagiyeyo bumva Kongo ngo niho ababyeyi bacu batuye, ni ku gihugu cyacu gakondo badafite kuhakandagira. Hari kera nibataye baratashye da hari kera buriya hari popote mlipo duniani rudieni nyumbani. Nibutse nyakwigendera inde ari mukuru arinda Imana ikomeze kumuruhura mu mahoro. Musaza niwe wigeze kumbwira ukuntu muri ubuhanzi bwatangiye kera biga hanze mbere ya jenoside ho gatari ko jenoside yabaye ari kwiga hanze. Yego niwe wambwiye ukuntu bashatse gutaha mu Rwanda barababuza. Yego barabwira ati mu gihugu cyanyu harimo kuberamo jenoside ntabwo mwemerewe gutaha. Ambwira akaririmbo yaririmbye abantu benshi bari baranakamenye
ushaka wari nawe wagizemo uruhare mu kuyihimba. Abarokore bakundaga no kukaririmba. Tuzataha igihe nikigera tuzataha. Haleluya. Ubu ndabwira abakongomani bose bari kongera bari muri Amerika bose ako karirimbo kabafashe rwose. Igihe kirageze ngo mutahe kandi muhawe amahoro. Ubundi reka mbwira akantu dusoza. Wowe ikintu cyose uko cyaba kimeze kose ujye ugiha igihe. Yego. Hari ikindi noneho cyo kwitondera. Ikintu kirimo umwana w'umuntu. Yego. Kubera ko umwana w'umuntu abaho generation kuri generation. Yego. Ngewe noneho wankorera icyo ushaka. But make sure ko mbyara nzabyara cyangwa ndi kubyara. Umwana wanjye nakurira muri story zanjye afite uko azakura. Bizajya kugera ku wa gatatu nkomokaho yamaze gushaka igisubizo cyawe we wampobagije. Ubundi uko iki kibazo kiba kigomba gukemuka kiba kigomba gukemurwa mu mizi kuva mu ntangiriro. Abashaka gufata ibirere bakabirenza ku cyobo bacukuye mu ngo zabo bibwira ko kizagwamo abana b'abaturanyi. Hari igihe ahubwo nawe ubwawe wakicukuriye ukigwamo. Ibi tubifatiraho urugero ku nkotanyi zabo igihugu. Urabizi. Yego. Nubikurikirana n'abana ababyeyi babo bamwe bagiye ari impinja abandi bavukira hanze. Yego. Ntacyo ushobora ariko ibibazo noneho umwana kandi noneho wagiye ari uruhinja imyaka 40 yiruzuye akaza heba ntibishobora kurangira gutyo. Cyakoze ntibishoboka. Hata tuponde kama misumari nywele zote zitoke kichwani hatuweze kurudi nyuma. Sempa ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane wakoze. Nakagaruka abakunzi b'Urugendo Online TV turi kumwe ndetse no kuri Inside Rwanda nabo twagarutse. Asante sana.